Imana ishimwe, Imana ibagirire neza. Turashimira Imana duhaye kandi umwanya nk'uyu mwiza. Kristo Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi kuwa gatandatu ni umunsi wa 88 wacu wa commanding your day. Rero Imana ishimwe, aho uri atandukanye tubahaye kaze. Imana ikomeze kuducira inzira, ikomeze kubana namwe. Hanyuma uyu munsi rero kuwa gatandatu turasoma muri Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 7 ku 8. Kasobe mu izina rya Yesu aravuga ngo zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu byaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Amen, haleluya. Niryo jambo tugiye gusengeraho uyu munsi wo kuwa gatandatu. Bibiliya iratubwiye, cyangwa se Imana imuje kutuganiriza, tubwira ngo zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Amen. Wanasifiwe. Birava ngo uzi ubwenge nabusabe, Imana kubita Imana izabumuha. Ikamubwire muvandimwe, rero iyo turi muri Kristo, Imana iduha ubwenge, Imana iduha amahoro, Imana iduha kugusobanukirwa, Imana iduha byinshi twebwe tutabasha kubona cyangwa tutabasha kuvuga. Rero iyo turi muri Kristo, abasha kuducira inzira, abasha kubana natwe. Reka nkubwire, Imana uyu munsi kigusezeranyije nuko uzirikana ibyo yavuze, hanyuma numara kubizirikana iri tayari, yiteguye kuguha ubwenge, yiteguye kuguha ibyo wifuza. Haleluya. Birava ngo hahirwa abashaka Uwiteka, hahirwa rabakoya bazana. Imana ihimbazwe muvandimwe. Uyu munsi wa gatandatu muvandimwe, aho uri hatandukanye, bwira Imana ngo Mana, nzitondera amategeko yawe, kuko uri Imana igira neza, ni Imana yigisha ubwenge, ni Imana ihindura. Wibuke Nabale yahinduye isengesho, arasenga, Imana imugirira neza. Yo muvandimwe, nawe ari Imana yakugirira neza. Wibuke Yefuta, hari uko bari bamutaye, ariko arasenga, Imana imucira inzira. Tuvuge nde tureke nde? Nawe muvandimwe, uyu mwanya wo kuwa gatandatu, uyu munsi ubyuka, reka nkubwire, haguruka usenge, haguruka ubwire Imana ngo Mana, ni wowe nizeye imbaraga zawe. Hanyuma Imana iragucira inzira, hanyuma Imana irigaragaza ku buzima bwawe, hanyuma Imana iracindura ku buzima bwawe, kandi yiteguye kugira neza. Yewe reka nkubwire, yakubwiye ngo nuguma muri yo ukazirikana ibyo wumvishije, ibyo yakubwiye, izagucira inzira, izabana nawe. Rakabaza naboya. Mana we, ubwoko bugenderere n'ubwoko bwawe, abari kumurikira n'abari hirya no hino ku migabane itandukanye, baha imbaraga, ubushobozi bwo guhagarara mu mbaraga zawe. Bibuke Kristo utanga byose, bibuke Kristo ubashira inzira, bibuke Kristo rakayanarabagana. Oh my God, ribakoza rababozya. Reka mubwiye muvandimwe, wosenga uhagarara mu mbaraga, Imana yagushira inzira yo kwigaragaza. Iyo ubona imbaraga zawe, ubona imbaraga zayo, ukiga ubona kugira neza kwayo. Uyu mwanya rero haguruka ushime, vuga ko ari Imana igira neza, vuga ko ari Imana yigaraje, vuga ko ari Imana yashira inzira mu butayu. Ribakoza rabakoriya rababaza. Mana we, urakoze kubashira inzira, urakoze kubigaragarije. Hanyuma uyu mwanya bagiye kuvuga imbaraga zawe, bagiye kuvuga agakiza kawe, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Uwiteka zibashe kuhabwa icyubahiro, Uwiteka abashe kubigaragaza mu buzima bwawe, Uwiteka yigaragaze mu byo urimo uracamo. Uyu munsi wa gatandatu agufungurira imiryango, rakababaya, ikuzuza umwuka wera muri kuno kwezi kwa gatandatu, yigaragaze. Reko bazana bakoriya bazana. Mana we, bacira inzira, bigaragarize Mana, kibazo cyawe bigaragara muri byose, mu izina rya Yesu. Amen.